hano urahazi? Inazi. ahubwo se mwebwe muraziranye? Iyi turaziranye. Ndamuzi. Nanjye ni kazini wanjye banaje kumusura. Ntabwo tuba duherukanye. Ankumbuye agira story. Agira story cyane. Kuganira dore niyo nshuti mfite ry'amarirungu sometime. Kubera kenshi mba ndi hano njyenyine. Gake. Ariko rero Gusa sinari mbarogoye. Oya nahitse kwe. Ariko rero kuri ya gahunda oya ataba yari yanavugaga cyahejuru yayo ntabwo cyakunda rwose. Okay, nta kibazo ndibuze kumubwira ndamubwira nta kibazo ubwo ngubwo ndaza kukubwira numva uko bimeze. Se buriya sinakureka ukagandiza umushyitsi wawe. Areka kubarogoye bakanya nanjye arutuna ningiye kujyamo. Najya kudukurikirana. Nkabaha umwanya. Suke nta kibazo. Sameze. Ese ntereka. Abandi bansuhurize ndamusuhuza. Sishye kuri kumenya. Kumvishije. Ese buri munsi agiye uri kuncikiyesheje. Bikorera inshuti nirenga. Halo ma. None se umeze ute? Chama nanjye numiwe. Nukuri ko Imana mfite umubose w'umwana mwiza. Ngiye nabimubwiye ndi kwikina nyine ndi kurira cyagiye mbikubwira. Nari nicariye hanze ngiye ko mbona araje. Tuvuganye ry'amafaranga nyine ngo akunda ukuntu ngo ndi umuhanga. Urumva ma abarambwiye ngo ngo reka nkohereza amafaranga ngira ngo ari kwivugira. Ibihumbi 130 ma ibaze. Umugabo nkorera nukuri ko Imana yarambwiye ngo nyine ngo nzi ubwenge ngakunda ukuntu nyine ngo nize nyine mba ndamusobanura ukuntu nyine byagenze kuba nyine narize ngo ndangize amashuri nyine ndangize segonderi nyirangize burundu ahita yishima aranambwira ngo nyine ngo nzakubwire ngo tuzaza kugusura abarambwiye ngo agiye kumpa ayo mafaranga ngira ngo arabeshya ahita yanyereza 130. Ntago mbizi dini asengeramo bosi wanjye ariko wagira ngo ni murumuna wa Yesu. Wabura nimba atarasenga n'umurokore ntago ye baba we kuva navuka n'ubwa mbere nari mbonye umuntu mwiza. Ibihumbi 130. Ibihumbi 130 ngo nuko urwaye. Shama noneho umva nkubwire. Yaranambwiye nyine ngo nitwara neza ngo nditonda ngo nta mafuti ngira. Ngumva aramutse kumvishije ubona byagenda bite? Ikibazo kiri hehe? Ese kubunyuka nabi bite? Ntago kwiko nabariga. Akuguze ko bimwe uriske. Isunde kamuzi. Musiranye guturiye. Akose uriya ntago ari inshuti y'umugabo wanjye. Igihe bamaze bari inshuti barakorana barahorana ahora mu rugo. Kwike? Nabyo waruzi se? Niyo mpamvu uri kunyuka nabi uri kumbwira nabi ngo ncicika ngo ese urumva nta kibazo kirimo? Tuzi kire nyine. Uriya nikuze wanjye kandi hari byinshi tuganira ambaze ngo by'abakobwa ngo kubyibiki ya magambo yo mu cyaro avugwa no mu mujyi hose. None ngari riba wahuriye nanjye. Nikuze wawe akaba n'inshuti y'umugabo wanjye. Barakorana mu kazi. Ndumva ngo nta kibazo kirimo. Aho se utekereje watoneka nakosoye. Ngubu ntabwo mva yuko harimo ikibazo ashaka kubwira. Kuba nje hano nyine utangiye kunuka. Kari byo mvuze. Ngo ngeze naho natekereza nyine ngo ndi gutonekara. Kubw'umukuze wawe. Waretse tukasovinga cyo kibazo kacyo gikomeye cyane.
ubu nabwira umugabo wawe yuko waje hano umugabo arabizi yuko waje hano koko mubwira si ikibazo kiri ese undi ko umugabo wanjye ari njye umukontorora ni wo mukontorora urugo si urwanjye ibintu byinjiyemo mubyara wanjye byageze wandabaga kubanza mubyara wawe hari ikindi kintu cyihishe inyuma atari no kuvuga ngo kandi inshuti y'umugabo wawe. Okay, basi umeze ute? meze uko nguko nyine iyo ntekereje ndatoneka. Ariko ukunda kugira inzika. Nuse ari kibuta ari kunyereka. Okay, ngayigira hino. Oya. Aba yakigenda igitaraganya ushyiramo ibirometero nka 300 ujya kwicara aho ngaho woshye ndahanda. Wandeze neza. Sha. Umva ma. Noneho rero umbabarire amafaranga yafate neza. Noneho uhituguramo amakayi wa mukobwa wawe. Na bage n'inkweto wenda n'utwundi dukweto ushaka ko mugwe za bodaboda za 3 cyangwa za 2. Mana we. Ariko abana kare Imana izagumugisha. Wagira ngo nisho umuzungu nta muntu ni. Urakoze cyane. Noneho umva munahahemo dukeya ubuto nk'agaceri mwe mukomeze nyine mujye murya ibijumba n'imyumbati ariko mugira agaceri mu nzu. Nushaka mugura ibicumi mugure n'ubuto amamesa mwe muyagabanyije. Yewe ariko nawe ntazagikira uzongera kugurisha mu nzu. Umva ngusaba akantu mbabara nk'umubyeyi ufatire karembi iry'uburyo noneho tumusengera Imana izamuha amafaranga menshi kuko yambwiye ngo ninjye ngira ikibazo ngo njye mubwira ngo sinkabyihirana ko ngo nayemenya ngo nibwo azarakara ibaza bamukire nyine Karebu bagarutse akasanga turamata cyandi kuguhumurira nabi. Iyo twegeye ngira bitatumatanye nk'ibimata. Majuje kunshaka impamvu kugira ngo Kantona usigaye ukabya pe. None usigaye nkubera n'ikimata. Igo. Ese umufitiye ikihe kibazo? Urashaka ikibazo? Banza ukimbwire. Njye nta kibazo mfite nawe. Kuba nje ngasanga kuze wahanga bibaye ikibazo ngo ibintu byajemo kuze wawe ukatushyiramo reba intera irimo banza urebe intera irimo hagati yanjye nawe nisinze inganyegera nyine n'ibyaje zana iyo misego tuyirundemo hano kuko washatse gushyiramo iyi ntera shubaje kukwambariye uwa ntayo utandeba ese nduzamisha kugeza ryari kugeza igihe uzatandukana n'uwo mugabo ukaza tukabana. Ntandukane n'umugabo none se uzatunga abagabo babiri urabona kugeza ryari ntibazatuvuna kujya twihera igitekerezo cyiza nuko natandukana n'umugabo ntacyo nakora ku bwawe ugira nimba koko ubona ari igitekerezo cyiza baby tubanze tuganire ngira nimba ubona iki gitekerezo cyiza kujya nyine urukundo ngukunda ngiye nta kintu nakora ku bwawe nyine reka tubihigiye dushake n'ubushobozi bufatika. None kuki uta proud yanjye mu gihe ubona ko bitarashoboka? Okay, basi ndafata ifoto yawe nandiko n'amagambo ushaka manika hara ku muhanda uvuge yuko ngukunda. Ndabikora. Aka kanya se gatubanze tuganire kugira ngo ubabarire. Ndabikora. Ndabikora babe. Genda cyarakaye ubanza ubikore. Nyine ndajya guprintingisha n'ibiki printinga kandi phone yawe zo waganitse muri telefone yawe. Nka yanjye basi ndabishyira status. Yego. Urashyira status? Ndabikora. Urashyira status? Cyari kumbeshya. Ndabikora babe. Dore kumbeshya. Ni izina babe. Okay. Ubikore.
uri kumbeshya ako bivura kubona ari igipupu uri kubwira ibyo wishakiye unyuze hirya no hino bikore ndeba ko waje utambwe nyine boss wanjye yitwa Karebu afite n'umugore witwa ngo Maya ntago ari make ni Maya ariko umugore wagira umushiha nubwo namubwira ko yamaye amafaranga babimenye banyica nta muntu nzabibwira umva ma noneho iyiteho reka nanjye ngomeze akazi batansanga ko ndi kuri telefone barambujije Igo. Sawa ma ugire ibihe byiza kandi Imana igukize. Bye. Unsurize ba Jani. Karibu Imana izagumigisha yo. ndabikora iyi ngiyi yarishyiraho ahubwo umva baby hari ikintu ushaka kukubaza wamaye kuri ya mafaranga n'ibihumbi 500 ndabikeneye vuba pe aya mafaranga iho ibihumbi 500 gusa n'uyameye hose ahubwo se ahubwo iki arya mu posting Shiri ndakubwiye ngo kuri amafaranga miho ibihumbi 500 ndabikeneye nonaha shiri ya mafaranga nayakoresheje noherezaho na mere sisi yamaye ngo nyakoresheje Kantona ukoresha amafaranga gute miliyoni zingaho zirya mu minsi ingahe bikabyari kunese ubwo miliyoni imwe isuzitubura ku buryo ndi kukwaka 500 ukabona ifite okay wenda nimba warayakoreshejeho makenya nta kibazo we mpibumbi 500 gusa nago nyine nagubwiye ngo yame yose mpibumbi 500 uko nyine hari umuntu ugiye kubyohereza byihutirwa cyo kuzasubiraho mu 2018 Jesus Kantona nago numvishe ufite amafaranga gisubite imira my god Kantona yibirebye umuntu uzavamo umugabo miliyoni zingaho ukazifata ukazijya mu munsi umwe ugasigara 2018 icyaho n'ugusesagura ariko mana yanjye ngambara umbwiza ukuri uryo uzubaka wiri gusesagura amafaranga 2018 mu kari nyoko bukwe naguriyemo igitanda nkamuguramo na garderobe hanahaha ayo mafaranga ntacyo yakoze buko amafaranga nta n'ugushoboka gusavinga okay basi bivuze ngo baye mu buzima budasavinga amafaranga yose nkuhaye utuyarya umuntu tumwe ukayamara ibitanda byarihutirwaga ibyo bikoresho nzabigurisha basi nyumusubiza amafaranga yawe icyo uzi kusubiza amafaranga cyangwa uzi ko utazi kumanaginga amafaranga ese undi ugura umugabo nyabaki hoya Kantona niwe ndi kuganira nawe mana yanjye ngo waguzemo ibitanda n'ibiki hoya mbwira kuri kumbeshya kuko ibyo ntabwo ndi kubyumva nisubayisate mbwira uri kumbeshya sibyo sheri wajya ngo ureke undi bumere urayafite njya kujya kuri mbarumbwiza ukuri urabona uzigeza kuki nimba udashobora kubika amafaranga cyangwa ngo usevinge amafaranga se wumva ko uko uyabonye ari ngombwa ngo utuyatanga agende ibitanda ngo ibiki Kantona ntabwo twakubakana muhebe bikorera inshuti umva we ma meze neza ntabwo ugiye undi muko sibyo ma meze neza ndakubwiye ngo ntago ndi nyoko ubu ibintu byahindutse ni igihe cyo kukubwiza ukuri nkakubwira ibindimo sibyo sino wabaye tiko nkora ngo yahindutse umva we
nkumenyera ntago ndinyo we wabyimbiye mu ibondo ryanjye ninde wakubeshya iyo nkuru ninde wakubeshya iyo nkuru ko we wabyimbiye mu ibondo ryanjye uvukana karebo dore uko akirebesha akaryarya kabi nta soni akantu k'akaryarya hari kujya uburebure hagiye ubugegera nta soni Mana koze wakoze iki baza ubwonko bwawe ubaze n'umutima wawe bikurimo by'ubutindi by'ubugome Mana nta kibi nakoze pe nini sinagutwara shenzi katarezwe Nuse ndazira iki mubyeyi ndazira iki mubyeyi iyo uza kumenya ko ndi umubyeyi ntabwo wakagambiriye kunyica njyewe ngo nkure mu buzima ndi umubyeyi njye nshaka kukwica si rimwe si kabiri tageti yawe hano muri urugo ugamije iki witana ubuzima bwanjye gusa basi mani mbari kuri bya biryo nyine basi nsabye imbabazi ntabwo nabishakaga n'ukuri kw'Imana ubwo wabona nyine byaranciye ntabwo nabishakaga wowe uratinyuka ukambwira ntabwo wabishakaga uramenaho amazi ukantekera umunyu ikiro cyose ukampamagara ngo ninzenike akanda kubahuka yewe ntabwo nari nabiriye numva nta munyu urimo iwanyu mu cyaro muteka kuriya oya nta munyu nari nashyizemo umunyu usanzwe kandi nari nabiriyeho wumva ari bizima twese icyaro twakivukiyemo tugikuriramo ntabwo tujya duteka ibiryo bifite umunyu ungana kuriya ngo dutinyuke duhamagara ababyeyi ngo nimuze mujye ku meza nta soni reka kwasa urimo uraririra nde ntawe umuntu ndi kurira njye ntabwo ndi sibyo ngende inyoko urashaka kumenya urifuza ukeneye kumenya mbabarira ma ntabwo bizongera wamaze kusobanukirwa ntabwo watinyuka gukora ibintu nk'abiriya njyewe urantekera ikiro cy'umunyu urashaka kunyica njye ndacyafite abana banjye bankeneye uri kunyumva neza ninde wagutumye nta muntu wantumye mando ni ukuri kw'Imana ndaraye nimba mbeshya mbure mama wanjye njye naratetse ibiryo mbiteka neza ndanabyumva ko nta munyu mwinshi urimo nyuma nibwo ahamagaye cyane umbwira ngo muwaye munyu kandi nabizi neza ko umunyu ntawe wari urimo wabiriye wumva ntawe urimo ntawe wari urimo ndaraye ni ukuri kw'Imana mbura ababyeyi banjye nta munyu wari urimo ibyo wangaburiye wumvise ntawe urimo niko nkubajije nyine cyane ndaro kurya wari urimo washyizwemo nande njye nafashe umunyu usuka mu biryo kajye kavugisha ukuri urumva ukeneye kugumana nanjye hano kuki nta kuru ufite babarira mawe nkubita uraje umbone mama mbabarira kandi ukakajajwa n'agacabiranye nta soni umpitane unyicire mu rugo rw'umwana wanjye ntabwo ndi ikiburabwenge kuri urwo rwego narakubonye uhuriwe shitani igenda umuzimu ingegera nta soni ariko ubundi ubwo ntawe gutumye urashaka kunyirenza wenda uzirenza bagutumye kwica nde nawe ahubwo se nde wagutumye nawe hanyuma ibyo ukora ubikura he ntabwo bizongera ntabwo bizongera oya noneho bizongera umenye uwo ndiwe bikorera inshuti nirengagiza uyu mutima wamukunze nta kimwe amamureke ngo nuko atankwiye ese mureke ngo nuko ari umuboyi ese mureke nyuma njye mbeho nicuza kubatandi ruhande ese kari unyura ese kari
Kuza. Akiri gusoma igitabo watwara. Uri gusoma iki? We should all be feminists. Nicyo gitabo cya nyuma ku isi. Anyways, I like this story very much. You know, women should always be in charge. You don't wear makeup, you don't shave, you're always angry, you don't have sense of humor, you don't use deodorant. I don't want to be this kind of woman. I'm talking no more good. Oh my god. Yeah. Kano ino nkuru rero nagiye kureba nyine witwa tundi wari wamaye akanumva nyine mba interested. Igitabo sinigeze ngisoma. Gishwe. Nubwo ko kenshi kivuga ku badamu nyine. Ntabwo ndagira imbaraga zo kumva nagisoma. Kubera iki? Ni cyiza cyongera impamvu ngo kivuga ku bagore cyane baba feminist. So imbaraga kugira ngo njye ngisome. Aho uvuga ngo byakugora kumva umugore mu feminist kuri gusoma ibimuranga. Oya ariko nzagisoma. Ishuri Cyakuzafata umwanya ntuje muri weekend ni gitoya. Ikintu gitangaje no kurya. Muri weekend nzagisoma. Nanjye ndabizi ko mugiye mu minsi tunaba nakirangije. Yeah, weekend ni pe. Ahubwo arimo tugambo tugiye twancanze nibagiye kuzana ya dictionnaire. Hariho amagambo abagiye nyina ancanga kancanga. Amagambo ari twisted. Icyo nyiza cyo cyakora harimo twisted twinshi. Ariko uzafata dictionnaire gisoma. Cyane ngura smart. Ninga smart zajya binyura zikimita nsacinga ijambo kuri Google bahite bambwira izina ryayo. Irako icyo rivuga. Akora n'ubusindi yumvisha ko mukunda ibitabo kuri urwo rwego. Izi kintu nemera. Sindabyumva. Umva ikintu ngiye ku ishuri twari dufite ariko dufite umwarimu. Twishaga ikinyarwanda ariko byaratubwiye uti umuntu usoma umuntu ukunda gusoma ibitabo arusha ubumenyi wa muntu wize akarangiza amashuri akagraduatinga byose kuko ibitabo mu buzima busanzwe babukoresha umuntu usoma ibitabo ari imiti. Umuntu usoma ibitabo agira quick mind nyine gutekereza vuba agira ibitekerezo byinshi abaza utuntu twato na hato cyane nyine ibitabo bisa Igikunda gusoma ariko rimwe na rimwe gihindura n'ubwoko bw'ibitabo. Ndazi ko ukunda ama love stories ariko gihindura ufate n'ibitabo byo kwiga nk'ibintu bishyashya. N'ibiki. Hari n'ibitabo bivuga kuri AI. Baraweri ntabwo babino mbikunda. No. Ntabwo usoma kuko ukunda ikintu. Ugira ibyo ukunda yego ariko hari n'ibyo usoma kugira ngo wige wiyungure ubumenyi wiyakudetinga. Kuko umunsi ku munsi duhora twiga. Kuko challenge uzahura nazo mu buzima ntabwo ari iz'urukundo gusa. Niza AI. Uzahura n'izindi. Urumva hari impamvu nyinshi zo gusoma. Rero ugomba kugenda uhindura versions zitandukanye z'ibintu usoma kugira ngo ube updated mu mpande zose. Yego ahubwo hari ikindi gitabo nzakwanga. Nyine nari ndi kuri amasoko ndakibona nibagiwe izina ryacyo nzakibwira gisa icyatsi. Icyatsi cy'umutuku. Cy'umutuku. Ifite cover y'umutuku. Ntabwo nibwo amagambo nasomye ko namufashe muri interesting. Ari nshaka kubabaza. Icyo sora cyo ntabwo uragisoza ushaka ikindi. Nyine ndakano ndarara nka. Wowe soza icyo n'icyo ngicyo kira gifite cover y'umutuku ibindi uzabigera. Ndashaka kubabaza se mwarambabariye. Mwese ko ntandakariye ubwo rwose. Ntabwo. Nabyumye. Ntabwo Nakimva biriya ni ibintu bibaho. Ibintu bibaho it's okay. Ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza cyane na gato. Ariko ikintu we ngusabye juba amaso. Umuntu yabaye maso ntabwo ibintu bye byangirika. N'ibintu byo gusobanura ibintu byinshi nta mpamvu. Nujya ubikora gutyo ukaba amaso ku bintu uri gukora nta kindi kintu cyapangirika. Meruka ni ku buryo bitari nyinshi ko nzi ko nyine ubwo wararangaye. Ntabwo bishyizemo niba ari watetse ubwo wararangaye. Ntabwo nzongera. Ntabwo bamama kirakaye. Oya ibyo nta kibazo. Nta kibazo.
sawa ubwo rero gira usoze vuba nzagwe n'akandi. You don't have sense of humor. Ziritabwira umugenzi yaba ariyo ndimo akunda umuntu nanjye ntazi ibyo ndimo ese birakwiye ko najya mpora ndwana n'uyu mutima ukunda abandi batanyifuriza bamuhamagara akikiriza akusishira cyakomeje kundakara shiri ni kuri mbabarira ntabwo bizongera shiri uvuga kundeba mu maso ese sheri nyine umutwe wawe utekereza iki ngiye nkeneye kumenya ngo iyo wifashe ugakora ibintu nka biriya mu mutwe wawe urimo gutekereza uzi ibintu wangije ukuntu bingana mbere ko utari umeze gutyo byagenze bite iyo wagiraga ikibazo urabanza gukambwira ukansobanurira tukagifatanya ntabwo ari mu wa muntu ukora ufata decisions biri aho ngaho bidafite umuro ariko shimire neza ikibazo kiri Jeanse binsaba ko Jeanse utambwira turi kumwe nese ngiye uzi nabifitiye gahunda shira mbere ko umuntu akora ikintu icyo ari cyo cyose iyo abantu bari kumwe murabanza mukaganira shenda byumva warakaye ariko basi banza umbabarire ureke n'umujinya n'ubwa mbere uri kumbwira gutyo warakaye ntabwo bizongera ni ukuri promise kuba narakaye n'iryo kosa ryanjye oya ntabwo nkuzi muri iyi mood niyo mpamvu nanjye ntabwo nkuzi ku bintu nka biriya ubu uri gufata aya mafaranga yari amafaranga yo guhemba abakozi yari amafaranga yo kuvuza mama yari amafaranga yo gukora ibintu by'ingenzi kandi nanjye ubwanjye ntabwo yari ayanjye n'amafaranga nagujije ngomba kwishyura akora yafashe nta kintu na kimwe umbwiye umunsi wari iyo emergency wari ufite niyihe sheri niyihe mushiki wanjye yarwaje umwana ari mu bitaro kandi bari kumubwira ngo natishyura amafaranga ntabwo ari bumucisha mu cyuma rero ndavuga ati kambikore ndaza kugusobanurira nyuma ariko shiri ntabwo natekereje kabiri nyine ndagusabye umbabarire ntabwo bizongera njye kukubabarira kukubabarira ni ikintu cyose ntabwo byoroshye ariko ntabwo biroroshye nakubabarira nkabireka bikagenda ariko ikintu kinguma mu mutwe nicyo utarimo gushaka kwitaho ikintu uri kunyubaka mu mutwe nicyo kintu utarimo gushaka kwitaho ngiye kongera kuba umugore mwiza wa wundi washatse wifuza kumbawe njye nita ku bintu byose byo mu rugo mwiteho mutekere ni ukuri ngiye guhinduka sheri kandi ntabwo bizongera pe ntabwo nzongera gufata amafaranga ntakubwiye nanjye byarangwiririye kandi sheri ndakwinginze sheri bikomeza kundakarira si twabona gute urakaye gutyo sheri twabona gute ukora ibintu nka biriya ufata decisions nka ziriya narahubutse ndabyumva ariko mbabarira mukunzi tujya kugira ahantu hariya amafaranga yaturutse sheri wambabariye urabizi ntabwo nkunda kukubona umeze gutya sheri ntabwo nakwanga kukubabarira kandi nawe urabizi ko ariyo weakness yawe ariko kandi nta kindi kintu nzongera gukora cyakubabaza cyatuma ndakarira bigeza mbabarire sibyo ntabwo nshaka ko mu mutima wanjye hajyamo ishusho mbi kuri wowe reka nk'uko usa inyuma uko nkubona ari nako nkomeza kukubona mu buzima bwanjye ikibazo nyine undi kubyanduringa ndi kurwana nacyo ariko sibyo Rezi ntuzongere kumbabariza ntabwo nzongera sujyana ntabwo ikibazo ari amafaranga ikibazo ni ukuba wabikoze kuri utambwiye
nzajya nkumenyesha kandi tuba tuganire kuri ibi byose. sheri communication nicyo kintu cya mbere. Ndakunda. Ntabwo wampamagara ngo nange kwitaba. Urakoze kumbabarira. Ndakunda. Ndakunda sheri. Kanjye kugutegurira impeta sibyo? bikorera inshuti nirengagize uyu muti